ikigeragezo kiraremera kugeza ubwo abantu batangira no kujya babazanya kumva baza amakuru atari ko se Esther byagenze bite ese ni utabyara cyangwa ni umugabo utabyara ukumva abantu bagufata bijambo bakakuganira kugeza ku gipimo umutima wawe utabasha no kubyihanganira ariko bene data ndabashimira Uwiteka ko ari inyangamugayo ni inshuti ni imfura ni umwizerwa ni umwiringirwa nta kiza na kimwe azima bagenda batunganya hashize imyaka 4 none ikigeragezo cyaranutse. Haleluya. Muri iyo myaka yose twamaze yaba iyo ngiyine itambutse ndetse n'uwa gatanu ntacyo tutari twarakoze yaba ari ugusenga yaba ari ukwizera yaba ari ukwivuza yaba ari ukugerageza gukora kenshi gashoboka practice kugira ngo turebe ko twagira ku musaruro ariko byari byaranze. Nagira ngo nkubwire hariho igihe umuntu agerageza ariko ibyo agerageza byose bikagenda byanga. Ikigeragezo cyaje gukomera kiranuka kugera ku rwego umutima w'umwana w'umuntu ugoranye ku gisporta. Ndabyibuka hariho umuryango umwe twari twasuye bari badutumiye twatanze amatike turajyayo dufite n'abandi bana twareraga nabo twabanaga mu rugo turabajyana ariko turiyo tumaze kurya tumaze kunywa twishimanye hari mu mpera z'umwaka ndabyibuka ko hari kuri Noheli hanyuma tujyayo ari ibirori byiza twishimye twagiye twambaye neza nambaye akajipo n'agakote nk'uku mbese numva nagiyeyo nkeye ku rwego rw'umuntu nyine w'umubyeyi urumva nari maze imyaka 5 nshatse nari maze kuba umuntu nyine wo mu muzamani umenyereye iby'urugo. Ndangije ndavuga ntabyo gukenyera abana reka ngende nambaye neza mbese nk'umuntu ugiye mu birori urabona ufite akenda k'agaseremoni wumva ugiye kwishima. Ndangije tujyayo baratwakira neza bikwiriye ab'Imana baratugaburira turacelebra kwa kundi uba wishimanye n'abantu wumva unezerewe ku gipimo cya nyuma. Turimo dusoza ndabyibuka hariho ikintu ntazibagirwa dusoza uwo munsi mukuru bahise batangaza ko hari umuvandimwe wabyaye kandi bagomba kujya guhemba. None uwo muvandimwe yari yaradukoreye agashya yari yarabyaye yakoze ubukwe kuri 30 z'ukwa karindwi ku 10 z'ukwa munani arabyara. Ibaze nawe mu minsi 10 kuba umuntu abyaye wakoze ubukwe akoze ubukwe kuri 30 z'ukwa karindwi ku itariki 10 z'ukwezi kwa munani arabyara. Amaze kubyara ubwo twari turi mu kwa 12 kuri 25 bahita bavuga bati rero barabyaye bafite umuhungu mwiza tugomba kujya kubahemba twese nk'umuryango kunguku duhari tugomba kuzaba turiyo. Ndangije mpita nibuka ko iyo tariki bavuze yo kuzajya kubahembaho ngewe mfite ivuga butumwa nzaba ndimo mpita manika ikiganza nsaba gahushya nk'umwana uri mu rugo mbese wishimiwe nta kibazo na kimwe bitwaye. Ndavugana ariko nubwo ngiye mu pressure uwo munsi ndumva ntazaboneka icyakora umutwara azaba hari n'abana twazanye nabo bazaza babaherekeze mujyane mu birori. Umukuru wari urimo aho ngaho ahita avuga ati ahubwo tukira aho ngaho utari wahava ukoze hasi utwibutse ibuye ubundi wowe biti iyo wumva hari umuntu wakoze ubukwe mu kwa karindwi ejo bundi mu kwa munani akaduha umwana nkawe urumva uri igiki bimeze bite ko nta kintu uri mu dutangariza ubu se nibura dutegereze hari icyo wibwira mana yanjye. Mugenyeje jinganya numva abantu hirya barimo barajujura barabyongorerana nyine bagenda bahana ibitekerezo bitandukanye ariko kuri icyo ngicyo bari bavuze mana numva ntangiye kwikanga ko nago cyari igihe cyabyo ari ukuntu ikigeragezo kiza kikaguhagarara imbere ariko mu mbaraga utari ukitezemo cyangwa mu mwanya utari ukiteguye. Ahita mbaza ati tubwire ubundi muri iyi myaka yose umaze wimaze ukora iki kuki udafite umwana ntawe urumva ni igiki watugejejeho ese urumva amasafuriya n'amasahane waje wikorera ari byo twari dukeneye urumva ibishingiranwa wazanye byuzuye imodoka ari byo twari dukeneye. Arambwira tumva tutabona umwana nta kintu uvuze hano ntacyo waba utubwiye rwose birutwa nuko waba utarigeze uhagera. Ahita ambwira ngo abandi bana baza ubwenge baza bitwaje mare bitwaje n'ibishingiranwa bindi ariko bakitwaza n'umwana ati ntiwumva umwana uzi ubwenge ko yashatse kuri 30 ku 10 akaba yabyaye nkawe imyaka yose umaze niyo kuzuza umusarane nta kintu umaze hano. Mana yanjye nyumva iryo jambo
numvise nk'umuntu ukubiswe n'inkuba, kwa kundi umutwe ukurya utazi ko ufite n'ikinini, kwa kundi urwara isereri udafite n'uwagufata iburyo cyangwa ibumoso. Umutware wanjye agira ubwoba, amarira ahita atangira gutemba kuri sima, yibutse ko nta munsi nta kwezi tutajya kwa muganga ngo turebe ikibazo gihari, kandi yibutse ko bamubwiye ko twese turi bazima tugomba kwihangana tugategereza. Nawe arwara umutwe atangira kwibaza ibibaye, noneho we kwihangana biramunanira kuko byari bivuzwe n'umuntu adakeka ko yabivuga, kandi byari bivuzwe mu gihe tudakeka ko byavugwa, byari binavugiwe ahantu tudakeka. Imana ishimwe kwizi gukomeza imitima y'abayisunga, kwizi gukomeza imitima y'abayizera. Hariho ukuntu umuntu akubwira ijambo mu gihe utari uryiteze, mu mwanya utaritekerezagamo, mu gihe wumvaga bitabaho, akaba ari cyo gihe bibaho. Igihe wabonaga uwakagufasha amaboko akagukomeza, nibura akakubwira pole mu gihe ugitegereje, nibura akakubwira humura bizaza, ari we wakagutunze urutoki akubaza ati nkawe uri igiki, akubaza impamvu z'ibyiringiro byawe. Umutwara arazengera, abiri sereri, atangira kurira, amarira akajya agwa kuri sima. Tubona n'urugamba rukomeye. Mu gihe nyirimo kwibaza icyo kuvugira aho hantu, ahita ntunga urutoki aravuga tumva tuguhaye ijambo tubwire, umaze icyo ubundi ni iki wumva washingiraho watubwira cyatwizeza yuko nibura hari icyo urimo gutekereza. Ntago wumva abandi bana bazi ubwenge ko baza bitwaje abana, mana yanjye. Nkimara kumva abantu bakajya bavuga ngo barikiriza. Hariho abantu basunika ikigeragezo kugira ngo kikurye, kikumvishe, kigusunike, kigukande kugeza ku gipimo cyaguhezamo n'umwuka. Ariko nagira ngo mbatangarize, mu ijuru hari Imana ishobora byose, mu ijuru hari Imana y'amaboko, mu ijuru hari Imana y'imbaraga, Imana ihumura impumyi, Imana ihumuriza abadafite ihumure, Imana iruhura abarushye, Imana ishyigikira abadafite gishyigikira. Ndayibashimiye muyigira inshuti. Turi muri ako kanya tubura ikintu cyo kuvuga, ariko ngewe nakumva bari kwikiranya amagambo hirya no hino, bamwe bikiriza, bandi bimyoza, bandi baseka, ari ibintu by'uruvange. Nanjye numva ngize imbaraga, numva nuzuye umwuka wera, ariko umwuka wera wifuha uvanze n'agahinda. Ndavuga ni Mwami Yesu. Abandi ko barimo kuvuga gutya, wowe urambwira iki muri ibi bihe? Narinzi ko ntacyo ntakoze. Hariho igihe cyageze tumaze kubona ko ikigeragezo kinutse, noneho tukajya tuvuga ataharwanza dukora iki gikorwa tureba aho abandi batareba, tuvuga hari ubanza tubikora gake, bikageraho tukiha iminsi, tukavuga ati uyu munsi ni ugukora akazi kose kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, turebe ko byabyara umusaruro, ariko bikanga. Nagira ngo nkubwire ngo umugisha wirukanseho bikanga, imbaraga wakoresheje izo arizo zose wiruka ku byiza bikanga. Mu ijuru hari Imana ibikora, mu ijuru hari Imana ibishoboye, mu ijuru hari Imana izi byose, kandi ibyo yibwira kukugirira ni byiza, ntabwo ari ibibi. Muri ako kanya namaze kumva isereri mfashe, ntangira gutabaza Imana mu mutima. Ngiye kumva, haleluya, numva ijwi ryiza, ijwi ritandukanye n'iry'uwambajije, ijwi ritandukanye n'iry'abikirije, ijwi ritandukanye n'iry'umutware, ijwi ritandukanye n'iry'inshuti, ijwi ritandukanye n'iry'umuvandimwe. Rirampamagara mu izina, rirambwira ngo humura mwana wanjye turi kumwe. Numvise ijwi rimbwiye ngo humura mwana wanjye turi kumwe, nahise mera nka kwa kundi waba uvuye nk'ahantu ku Kizuma wagenze n'amaguru warushye, noneho wagira nko mu rugo ukaba ufite nk'utuzi muri frigo, wadufata ukatunywa ukumva turi kumanuka. Wumva ni nk'uko iryo jwi ryamereye, kuko ryanyinjiyemo. Numva ngize amahoro ntari mfite, numva ngize ihumure ntari mfite, numva ngize kwihangana ntari mfite, numva ngize gukomera ntari mfite. Rirambwira ngo rata mwana wanjye humura turi kumwe. Haleluya. Iryo jwi ryambereye igitsikamutima. Nagira ngo ngusabe, igihe uzagera ukabona ubuza abantu, uzahendahenda Imana ize mu bane. Nugera ahantu ukabona biranze, uzabwira Imana ize. Hari ukuntu Imana iza, hari ukuntu ibyayo bigenda, hari ukuntu ijwi ryayo kugeraho, hari ukuntu ijwi ryayo rigukomeza, hari ukuntu ijwi ryayo riguhumuriza, hari ukuntu ijwi ryayo rigukavaringa, ukumva uri mu bwishingizi bw'Imana no mu mbaraga z'ubushobozi bwayo bwinshi. Nyamara kumvira iryo jwi, nanjye ndarisubiza, ndaribwira ni none se nimbumbwira ko turi kumwe, aha hantu ndahava gute? Niki navuga kugira ngo nibura mbashe kumvikana? Ijwi rihita rimbwira ngo mwana wanjye, babwire ngo umwaka utaha nk'iki gihe bazaze kuguhemba, uzaba ufite umwaka.
nyimara kumvira iryo jwi nahise manika ikiganza cy'iburyo ndavuga nti nanjye ndasaba ijambo mu ijambo numva ari cyo nshaka kuvuga bahita barimpa muri urwo ruhame rw'abo bantu bose ndangije ndababwira numva twebwe murakoze babyeyi kutwereka aho muhagaze mu kibazo cyacu mu by'ukuri ntitwari tuzi ko twatinze bigezaho nabwo twe tuzi ko ari uko mudutekereza cyane ko nta wadusuye ngo atubaze impamvu nta n'uwatuganirije nibura ngo yumve ibyiringiro dufite ariko twebwe mu ijuru tuhafite Imana nabwo dutewe ubwoba n'abahaza batwite nabwo dutewe ubwoba n'ababyara mu minsi 10 kandi nko kwibyarira ituragira amagi ya iminsi 21 nabwo duhangayikishijwe n'abagize amahirwe ayo mwebwe mwita amahirwe yo kuza bafite ibyo mwifuza nubwo twebwe twaje dufite Imana haleluya nabwo njyewe naje mfite Imana kandi Imana y'imbaraga rero kubw'iyo mpamvu ubwo tumaze kumenya ko mumaze kubirambirwa ubwo tumaze kumenya ko mwamaze kubona ko twakerewe twebwe ntabwo turakererwa haleluya ndababwira noneho mubare muhereye none umwaka utaha nk'iki gihe haleluya hari ukuntu umuntu avuga ijambo wenda rishyigikiwe n'umwuka wera ukumva rigize imbaraga mu mitima y'abaryumvise namaze kuvuga ni noneho natwe nitwe dutahiwe abo mwahembye mwarabahembye abo mwasuye mwarabasuye nabo muteganya gusura ni mubasure birangirane n'uyu mwaka umwaka utaha n'uwacu haleluya nawe ndagira ngo nkubwire ngo umwaka utaha kubera wawe ujye wiyaturiraho ibyiza nari mfite ibyiringiro mbwiwe n'ijwi ry'Imana rivugiye muri jewe kwa kuzura umwuka wera nkiri mutoya kwa kuba mu masengesho nkiri mutoya namenya abo gutabaza ahari umuntu yatabaza bakomeye hari umuntu yatabaza abanyacyubahiro ariko mu ijuru hari Imana itabara ititaye kuri kavukire ititaye kuri kamere ititaye ku byo twibwira ndangije kubabwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe bahita babyemeranwaho baranabyandika bemeranwa ko umwaka utaha nk'icyo gihe nimba ntafite icyo mbasezeranyije bazansenda bakanshyira hanze ariko nshimye Imana ko ari Imana ikomeye twaratashye turimo gutaha ubwo byahise birangira n'igitaramo kiba kirangiriye aho wa munsi wo kubunani wo kujya guhemba babandi babyaye warageze bagomba kujyaho bajyayo mutware wanjye ndabyibuka ngenda nifite ivuga butumwa ihuye ibutare mu mujyi ndangije Tejya hayoborwaga na Pasteur Ngamije ndimo ngiye kujyayo tsigatuvuganye twemeranywa ko azajyayo n'amatike y'abana twayateguye ariko maze kugenda umwuka wera nawe ni igitangaza arabisurira ku giti cyabo arabiganiririza haleluya ababwira icyo gukora ngewe icyo nagiye tutavuganye bo bakibwiriza ntahari barangije biyemeza ko batakigomba kujya muri ibyo birori kubera amagambo mabi bahumviye ahubwo biyemeza kwigumira mu rugo bigira mu masengesho ndangije njya mwivuga butumwa nagombaga kujyayo ngakora umunsi wa mbere kuri 31 nkarara nijoro mu gitaramo cya Bonane bugacya kuri Bonane ngakora umurimo w'Imana mu iteraniro hanyuma nkaza gutaha nyuma ya saa sita nkaza gusangira Bonane n'umuryango ndabyibuka icyo gihe ndiyo twaravuganye ariko ntibampishura ko batakigiyeyo barangije bigumira mu rugo bafata ya matike yose baragenda bayagura inyama baraza barateka bifata amasengesho bavuga ati izi nyama tuzaziyakiriza nyuma y'amasengesho nje wahondi nkaba nzi ngo bagiye muri bya birori naho kumbe nibagiyeyo ahubwo haleluya bigiriye mu mwanya wo gutera ivi bashyira ivi hasi barasenga n'ubwa mbere hari twa dukoza amasengesho nk'umuryango ukuyemo ngiye w'abandi bose twabanaga bari bayasenze bibuza ibyo kurya byo kubunani bahashye kuri 31 nimugoroba nkigenda barazitogusa barabariyeho barakaranga bararya ibindi barapfundikira bavuga ati ejo nimugoroba turangije amasengesho rero Imana irimo gutegura umwaka wawe hariho ukuntu wikwinjizamo binjiye mu mwaka biyiriza binjira mu mwaka bibuza ibiryo binjira mu mwaka biyimye bibakwiriye kubwo kuganyira Imana icyifuzo twari dufite igiterane nkivamo ndataha ndagaruka ndimo kugaruka ndabaza se mwavuriye aho mwagombaga kujya umutwara arambwira ati turi mu rugo ahubwo tebuka ndihuta imodoka iraza ngise Nyabugogo ndataha ngeze mu rugo nsanga bari mu rugo bose ntaho bigeze bajya nsanga ariko bari nabo mu masaha ya saa 11 barambwira bati saa 12 turaba dushosha amasengesho yacu ni umwanya wo kwiyakira ya matike yose twayaguze inyama turaziyakiramo duserebure birangire na mpamvu yo kwitabira ibirori by'abantu batadukunda batwakiza batubaza n'ibibazo tudafitiye ibisubizo ndashimira Imana yo masengesho yarayumvishe kandi yayakozemo iby'imbaraga n'iby'ubutwari sinzi neza ko wabasha kwizera ko gusenga kuvamo ibisubizo kandi utabigerageje ujye ugerageza gusenga ujye ugerageza kwizera kandi wiringire kwivugana nawe ariyo kwizerwa ibyo yakubwiye no kubikora izabikora
tariki ya mbere tuyinjiramo, kwezi kwa mbere kose twakomaze ntari natangira akazi, ariko umutware we arimo arakagerageza. Hanyuma ajyayo, icyo cyumweru kirashira, uko kwezi kurarangira, twagomba gutangira akazi ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri. Ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri habaye konje y'umunsi w'intwari. Noneho kuri iyo tariki ya mbere urumva akazi ni kari gutangira, twagomba gutangira no 2 z'ukwa kabiri. Mu buzima busanzwe ndi umwarimu kazi, nagombaga kujya gutangira akazi ariko ari nijoro. Haleluya. Ku itariki ya mbere nijoro bishyira ku itariki kuri 30 z'ukwa mbere bishyira ku ya mbere z'ukwa kabiri, kugira ngo twinjire muri iyo konji. Narose inzozi zikomeye, ndota abantu bose bambazaga ikibazo cy'umwana, ngo bakoze inama bemeza ko bagomba kunsenda bakanyirukana mu rugo rw'umwana wabo. Ndangije mfata icyemezo muri izo nzozi, ngo nari nsohotse mu nzu, nje mpita mpura n'umwe mu bakomeye muri abo, aza mu rugo, nanjye ndimo gusohoka mu nzu, ngo akimbona ngo yari afite igikoni kinini cyane, ngo aza yirukanka, ngo aravuga ngo umva ngo cyagiye watubwiye ntago cyageze, ngo ufate ibyawe ugende, ngo ntago tugushaka muri uyu muryango, umuhungu wacu tuzamuha abandi. Ndangije numva ni ijambo rikomeye kandi koko ririmo igitsure gitangaje. Mfata icyemezo ngo ndiruka mukwepera mu gikari nsanga yanyirukanka, nagiye kunkubita, ndagumya ndazenguruka, ngo mpita ngera ku marembo aho twagombaga gusohokera abantu twari dutuye. Ndirukanka cyane, mbona turimo turarenga ariko tugana iwacu aho mvuga. Yaranyirukankanye, umusaza ageze aho arananirwa, nkajya ndenga hinguka. Noneho ngo turiruka, nasohotse mu nzu nta kintu na kimwe mfite, sohoka nta kintu na kimwe mfite. Urumva umuntu aba afite imyenda, donc mu rugo rw'umuntu uba ufite byinshi byawe, même si nibyo nari naratahanye, kuko yambwiraga ko ntacyo byari bimaze, wenda nagombaga kuba nabyo nabitwaye, kuko yinjiye ambwira ngo sohoka n'ibyawe ugende, nta kintu maze ahangaha, nta kintu tumariye, genda, icyo twari tugutegerejemo twarakibuze. Kandi akambwira ati ikimenyimenyi n'itariki watwihereye ntacyo yabyaye. Ndangije Mana yanjye, ubwo aranyirukanka, ndahagira ngo hari aho byagiraga ndi kwiruka, nkabona ndimo ndaguruka mu kirere, ndamusiga. None najya ndeba inyuma, ngo nkabona arimo arahinguka, nkabona umutwe w'inkona nyirukanka nayifite mu ntoki, nkagumya nirukanka ngana iwacu. Noneho ntari nagira mu rugo neza, ariko ndimo kureba nk'uko wabubona nk'ahantu muri metero 300 ari imbere yawe ugiye kuhinjira. Urumva nari nsubiye iwacu aho naturutse. Meta nkangutse icyuya cyandenze, amaguru yandiye, amaboko nta rugingo na rumwe ruzima ngifite kubera kwirukanka cyane, kandi nari nkoze urugendo rurerure. Ndangije meta nkangura umutware, ndabimubwira, ndamubwira ndose inzozi zikomeye, ndose banyirukana mu rugo. Arambwira ati ibyo bintu ndose ni ibiki koko? Nyine ndabimusobanurira ukuntu byatangiye n'ukuntu birangiye. Arambwira ati rwose ibyo bintu nta bibaho, nta nibizabaho, humura. Noneho amaze kumpumuriza, turanasenga. Nyine muri iryo joro tumaze gusenga, arongera ariryamira arasinzira. Abantu b'abagabo nta bintu byinshi bya stress, ari ngiye yumva inzozi akumva inzozi z'umuruho n'ibintu biraho, ariko mu by'ukuri ntabwo zari inzozi, ahubwo ryari nk'iyerekwa. Imana yari ifashe bitekerezwa mu mitima y'abantu, irabingomororera kugira ngo menye igihe cyo gusenga, menye igihe cyo kwemererwamo, menye igihe cyo gutaka no gutabaza, mbese menye umwanya mwiza wo kwinginga Imana. Haleluya. Nari mbonye igihe cyiza cyo gutakira Imana no kwiyibutsa icyo twavuganye. Twari twaravuganye ahantu henshi hatandukanye, ariko muri ibyo bihe byose nagiye nsengamo, nari ntegereje kumva icyo Imana yongera kuvugana nanjye bundi bushya. Nuko ndangije mpita ntangira mbara amezi. Nibuka ko twavuganye ko umwaka utaha nk'iki gihe bizaba ari kuri Noheri. Ndabara numva nindamuka ntatwise muri uko kwezi kwa kabiri. Haleluya. Numvaga nindamuka ntatwise muri uko kwezi bizagera kuri Noheri nta mwana mfite, za nzozi narose zikansohoreraho, kuko yinjira bwa mbere yarambwiye ngo ibyo wivugiye byaranze, ubwo icyo twasezeranye ni uko ugomba kugenda ukatuvira mu muryango, ko nta kintu watumariye, nta mwana, udafite umwana ntacyo uri cyo, ntago twari dukeneye abajyambere wazanye. Mbese akambwira ko naje nk'aho naje imbakoboko, ko ntacyo nazanye. Ndangije rero ndabara sinzi ukuntu nacanganyukiwe, mbara numva byanga bikunda ngomba gusama muri uko kwezi kwa kabiri. Ariko uko kwezi kwa kabiri nkumva nanone nta bindi byiringiro bihamye mfite, cyane yuko gusenga narasenze, kandi na nyuma yo gusenga kwizera narize, kandi na nyuma yo kwizera kwivuza narivuje. Ariko nubwo ibyo byose rero narabikoze, nta kintu byari byaramari. Ndangije mpita nibuka ijambo ry'Imana. Haleluya. Hari ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Zaburi ibice 102 umurongo
umurongo wa 18 bivuga ngo Uwiteka yita ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero adasuzuguye gusenga kwabo. Numva iryo jambo riramfashije, numva iryo jambo riranyuzuye, ndavuga numva ubu nkwiriye gusenga. Iki nicyo gihe kiza cyo gusenga no guhamagara Imana no kuyinginga no kuyisaba kugira ngo yite ku gusenga kwanjye, kuko namaze kumenya amakuru neza yuko yita ku gusenga kw'abadafite shinge na rugero kandi itakora ikosa ryo gusuzugura gusenga kwabo. Nahise mbwira umutware mu masaa 11 za mu gitondo, ndamubwira ubu ngubu nafashe icyemezo ngiye gusenga kandi turajyana. Arambwira se urashaka ko dusengera? Ubwo byari saa 11 za mu gitondo biri ku itariki ya mbere kuri wa munsi wa konji y'umunsi w'intwari twiziza mu gihugu cyacu, mwese murawuzi. Turangije tubiganiraho, arangije arambwira ati rero ntago ngiye twajyana gusenga kuko uri kuvuga ko uzamara iminsi 3 kandi ejo kurebyira ingenzi ajya kwasika abana. Ndamubwira ni ngewe akazi nkora naka leta, nubwo nkisha naryo ari ikosa mbizi, ariko ikibazo mfite kirakomeye kurenza akazi, ikibazo mfite kirakomeye kurenza umushahara, ikibazo mfite kirakomeye kurenza ibyo umuntu byose yatunga. Ndamubwira nibwo rero reka nijyane, ndumva nshaka gusengera Kizabona ku musozi wa Kizabona i Muhanga. Narize mu majyepfo nyobora itorero, numvaga ntazi neza ko ari ahantu twavuganiye n'Imana, kandi kuba ari ahantu twasezeraniye n'Imana numvaga Imana nyifitiye icyizere 100% ko aho twasezeraniye ariho tugomba guhurira. Numva ndashaka kujya kuyibutsa ko twavuganye, kandi numva ndashaka kuyibutsa ko nyifitiye icyizere kirenze icy'abandi bose bayigirira. Haleluya! Ujye wizera no mu bikomeye biteye ubwoba Imana ikigaragara, ujye wizera no mu biteye ubwoba ku manywa na nijoro Imana igira ukuntu yitamurura ikiyereka abayihanze amaso. Narangije umutware wanjye mu masaa 12 ahita yirukanka ajya mu mujyi. Amaze kujya mu mujyi ajya kuri alimentation hari yitwa Simba, angurirayo utuntu two kujyana. Arangije ngiye kumva nko mu masaa 3 arahamagara ambwiye ati rero narindi mu mujyi hano twari kubonana, ariko mvuyeyo hari n'utuntu nzanye n'ugende ntahageze. Ndamutegereza, arangije igihe cyo kuza hageze mbona azanya envelope nini, na envelope bari ndende ku buryo ijyamo ibintu byinshi. Arangije iriho agrafeze zifunze hejuru. Arambwira ati rero madame, muri ya envelope harimo ikintu cyagufasha. Ugiye gusenga iminsi 3, uyu munsi ni ku itariki ya mbere no kurebyira ubuzaburiyo no kuri 3. Ubwo byanga bikunda urumva ko iki cyumware nkaho gitakaje cy'akazi, ntabwo uzaba ugiye ku kazi. Sinzi kuri wahamagana umukoresha wawe ukamusaba uruhushya, ariko icyo biri uko biri kose ubwo wamaramaje kugenda ngewe ntacyo ndenza aho ngaho genda. Ariko wagenda wagira umenye ko ugiye mu izina ry'umuryango, nubwo tutajyanye ariko ugiye mu izina rya twese. Ngewe nkorera abandi, ndamutse nsibyo bananyirukana, ariko wowe wamaramaje kugenda. Ubwo ugiye mu izina rya twese ugenda usenge nkaho twese duhari, usenge nkaho n'abana mwajyanye n'umugabo hari, twese utakambira Imana, uzaza utubwira icyo Imana yavuze. Mwibutse arambwira ati Imana nta kipfa n'ibiryo. Mana yaneze umutego, ariko tujya tubiganira tugaseka nkamaza nkaburiye ibintu wambwiraga koko iyo bidakunda nari kugenzana. Ariko yabiterwaga n'umutima w'urukundo n'ishyaka ryo gukenera icyo dukeneye, ndetse no kugisaba no kuba maso ukakibera maso kuko cyari ingenzi. Arangije arambwira ati Imana nta kipfa n'ibiryo, mu masengesho yawe nkwemereye kuri icyo ninge twayapanganye, Imana iremera imigambi yacu. Ugende. Muri ya envelope harimo amazi. Niwumva inyota ikwishe, aho kugira ngo uhagarike amasengesho, ufata amazi unywa inyota ishira ariko ukomeze usenge. Niwumva inzara ikwishe, muri ya envelope harimo keke. Hari hafunze agrafeze ku buryo ntarebamo imbere, ariko nsobanurira ibirimo. Harimo keke. Niwumva inzara ikwishe ku buryo amasengesho wumva uyananiwe, uzabyuke ufatiye keke urye, ariko numara kurya usenge. Nuzumva inyota ikwishe, isukari gushizemo utangiye kugwa umwuma, arambwira ati harimo n'icupa rya ji, uzafate ji unywe, ariko uzasenge, uzaza utubwira icyo Imana yavuze. Haleluya! Iyo ngeze kuri iri jambo mba numva nshaka guhitura bagore bene data, bakobwa mwifuza kuzavamo abagore beza, bagore mwifuza kuvamo abagore beza, mureke duhanga Imana amaso. Umugore usenga nta kimuruta, kuko iyo abonye mu rugo byanze, ibyo amafaranga yananiwe atera iva agasenga Imana ikumva. Munyarwanda yabivuze neza, aravuga ngo icyo umugore ashaka n'Imana ibigishaka. Mureke twige kumaramaza, kandi duhendenda abacu bige kumaramaza, batunga imitima y'ubwenge, uburyo butuma ikintu cyanze mu rugo cyangwa mu muryango abagore tugishakishe gusenga. Icyanze kwemera kubwo gusenga kizajya cyemera. Icyo twabuze kubwo amafaranga tuza tukibona kubwo gusenga. Simba kangurira kutayatunga, ni muyatunga ariko muyubahemo Imana.
naragiye mbona umutware wanjye ukuntu amfitiye icyizere, mbona ukuntu ampaye courage, mbona ukuntu yashyashyanye ajya gushaka ibyo ndi bujyane mu bisanzwe mu masengesho bitanemewe bitanakoreshwa, ariko agira iryo shyaka aravuga ati madame atazagera wenda akiryamira agasinzira akaza nta n'ikimana imubwiye, reka muhereze ibizamufasha ariko agenda akora amasengesho neza. Ndashima umutware wanjye wabitekereje, arangije ampereza iyo mpamba. Nari ngeze Nyabugogo mu masaa 8 mu masaa 7 ko nafashe tike ya saa 8 mpita ngenda ngera i Muhanga, ni nk'isaha imwe uvuye mu mujyi wa Kigali abatahazi. Ngezeyo ndangije numva ndashaka gusenga, nta kindi kintu nari mfite, nari mfite Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo n'igitenge ku rutugu, hanyuma mfite na ya envelope mu ntoki. Naragiye ngeze muri gare, ubundi busanzwe yo najyaga kujya kuri uwo musozi gusenga nategaga akamoto, ariko kubera ishyaka nari mfite n'ubushake n'umuhate, numvise ibyo gusenga ntagenda kuri moto, numva ndashaka nabyo kubyibuza. Bene data nakoze urugendo rw'amaguru, nkora inzira biti z'ibizigu nka zimwe Abisirayeli banyuzemo, naragiye n'ibirenge ndagenda ndaruha. Nafashe umwanzuro mbwira Uwiteka numva najenje, ntago mfite iby'imiteto nta by'ubutesi mfite, njenje kandi kinzanyura kiza. Ngiye kuza nka kwa kundi umwana ukina biya batera ibirenge, ndaza gake nza aho uri hato ntanagusakuriza, ninkugeraho umenye ikinzanye. Nafashe urugendo mva muri gare ya Muhanga, ndamanuka ngera aho bita kureteka, ndacunshumuka ngera i Kabgayi, ndambuka ngera aho bita Igihuma. Aho kugira ngo nambuke Igihuma mpita ngera Igifumba, ndazenguruka manuka umuhanda w'Igihuma, ndongera ndazenguruka ngera ahantu hari ishuri ry'imyuga bita Impanda, ndazenguruka Impanda, ndongera ndagaruka mpinguka ku rusengero rw'Igifumba kuri ADPR, nzamuka umusozi wa Kizabona. Uwo musozi muzamuka n'urwo rugendo rwose rw'amaguru nakoze, mu gihe nari gutega moto ikanyihutisha nkagerayo vuba, nta kindi kintu nagendaga mbwira Imana ni Mana, ndi mu bukode, ndi mu nzu y'abandi, nakagusabye inzu yo guturamo muri Kigali, ariko ndabona itihutirwa, yihorera nk'umwana, kuko umwana niwe wenyine undaje ishinga, niwe undaje ijoro, niwe umbangamiye kuba ntamufite. Mwami Yesu, nkora akazi kagoye, nari umwarimu icyo gihe mva mu karere ka Gasabo ariho ntuye, nkajya gukora mu karere ka Nyarugenge, ahantu nakoreshaga nibura iyo nabaga nateze moto nategeshaga nka 2. Byari bikomeye kandi bigoye. Rwari urugendo iyo nakoraga urw'amaguru, iyo nagendaga ntega ubucogocogo kugenda no kugaruka, nagombaga gutegesha nibura 2. Nateze taxi cyangwa nateze utuntu tworoheje twategwaga icyo gihe, abagaho twitwaga utuvelomoteri. Iyo nabaga nateze velomoteri nkava Kacyiru aho twari dutuye, nkaza nkagera Nyabugogo, nkongera ngatega Nyabugogo, nkagera Kinyoni, nkongera nkazamuka umusozi wari uhari nkajya gukora aho biti Karama, nategeshaga 2. Iyo nabaga nateze moto direct nategeshaga 2, ubwo ni 1000 kugenda n'igihumbi kugaruka, nabwo yarakini make nk'ubu yararenze. Ndangije mbwira Yesu ngo umva, mfite ahantu nkora hangoye no kugerayo biramvuna, najyaga gukora 28,000 kandi ngomba gutegeshamo 20. Ubwo nimba nateze nawe ufata 2 kubera iminsi 20 nibira barimo bakora, urasanga nategeshaga amafaranga arenze umushahara. Ariko uko nari nzi ko akazi kabi kagoyesha keza, nkanga kukava nkavuga nakazi ni ishema rya nyirako, nzajya njye wenda mfe kuba nakarabye navuye mu rugo ntirwana n'umukozi dushwana dupfe byo mu rugo. Mbwira Yesu numva nagombaga kugusaba akazi kuko ni nkaho ntako mfite, ariko akazi kihorere ndaguma hondi, ariko ubanza umwana. Twari tubayeho mu buzima bugoye, n'umutware akazi karabuze, kuko nibyo yakoraga n'icyatumye tutajyana gusenga. Nako kazi yakoraga kibiraka nako kadahoraho, kamuhemba amafaranga makeya, kandi tuba mu bukode, kandi tubana n'abantu benshi. Mu rugo iwanjye ntigeze habura abantu, icyo gihe twabaga banza twari nka 7. Kurya bigoye ari ikibazo. Mbwira Yesu numva nakagusabye ibyo kurya ko nasize abana mu rugo nta kintu gihari, ariko ntabwo ibiryo mbikeneye, byigumanire byihorere mpumwana niwe nkeneye. Urwo rugendo rwose nakoze aho nazengurutse nababwiye, nta kindi cyifuzo nari mfite, nta kindi nasabaga Imana, yari umwana. Nageze ku rusengero rwa Gifumba ndaterera nzamuka umusozi ngugera hejuru, no mu kuzamuka nta kindi nasabaga Imana, nasabaga Imana umwana. Urebe rero kuva nageze saa 9 nibwo nari ngeze Muhanga cyangwa zirengaho nk'iminota 10. Ubwo rugendo rwose rw'amaguru nakoze rwari rurerure. Nageze ku musozi naniwe, ivumbi ryandenze ku birenge, cyari igihe cyavuyeho akazuba. Ndangije urugendo ndarugenda, ariko urugendo ndarusoza. Ngeze hejuru y'umusozi naragiye, hari ibuye urutare nakundaga gusengeraho kera nkiri umwana, nkiri umunyeshuri, ne nararuheruho amasezerano menshi, kuko aho hantu kuri iryo buye twari twarahavuganiye n'Imana inshuro zirenze imwe. Rero urwo rutare numvaga rwo ngiye
kuryamaho nkagenda nkahigaragura nkabwira Yesu ibyo twavuganye nkabimwibutsa kugeza ku gipimo ari buze kunyumva akangirira impuhwe akantabara na cyane ko twe twarabivuganye kandi nari nabaze nabi numva byanga bikunda nintatwita muri uko kwezi bitazavamo nzageza mu kwa 12 kuri Noheli nta mwana mfite ndangije ryabuye ndigeraho n'umunaniro mwinshi n'intege nkeya z'umubiri no kuba umuntu ataramenyereye no kugenda n'amaguru cyane mbese nari ndushye mu buryo bugaragara no kuba naciye za nzira z'ibizigu nari naniwe bigaragarira buri wese ariko Imana kuko ari umukozi w'umuhanga yagendanye nanjye ngezeyo rero nagiye kuri ryabuye ndiryamaho ngegekaho umutwe ku buryo nafashe ya envelope hari igicupa cy'amazi kira cya litiro n'igice mita nkisegura ku gikanu ubundi ndaryama fata bira n'igitabo cy'indirimbo mbishyira mu gituza ndangije ntangira guhamagara Imana narasenze kwa kundi usenga isengesho ry'umubabaro ryuzuye amarira n'agahinda ntangira gusenga ndahamagara mbwira Uwiteka numva ikintu kinzanye ntugire ikinduma ndashaka umwana ibindi byose nzihanga ibyo uzanjyana mu ijuru utarampaye sinzakurenganya nibizaba bitankwiriye ariko umwana we ndamushaka kuriribuye warahambwiye wahampereye itariki y'ubukwe buraba wahampereye umugabo biraba Imana yari yaranyeretse ifoto y'umugabo wanje atari yambwira ko nyine ashaka ko nzamubera umugore turi inshuti bisanzwe Imana inyereka ifoto ye ndamumenya ko ari we tuzabana ndabwira Uwiteka numva ni we wampaye uyu mugabo narakubashye sinagusuzuguye byarashobokaga kubimbwira simbyumve ariko narabyumvise kuko bwo kugukunda no kukubaha mbwira Uwiteka numva aha wahambwiriye diplome urayimpa aha wahambwiriye akazura kampa aha wahambwiriye ubukura bukora aha wahambwiriye abana b'imfubyi nzarera warabampaye ndabafite ariko icyo nkeneye n'umwana unkomokaho mbwira Yesu numva ndakwinginze unyumve kandi unyumvire icyo nkwifuzaho uyu munsi n'umwana isengesho ry'iminota nk'itanu nasenze kuri iryo buye nkimara iyo minota 5 nagiye kumva hari hiriyo hafi izuba kwa kundi bikora ibihanuka nko ku giti cy'inturusu hanyuma byamara guhanuka wabikandagiramo bikavuga ukumva birabomborekana ni nkuko nguko nagiye kumva numva amatwi yanjye yumvise umuntu urimo gutambuka atera intambwe azahondi mu gihe wa muntu akirimo gutera intambwe azahondi mita nkanura kwa kundi wari urimo gusenga uhumirije no mu butayu nyine bimwe bya Gipantekote dusenga duhumirije nari impumirije kandi ndi mu ishyamba mita nkanura ndakanura ndebye n'ubu uyu mutwe ndebye hirya yanjye mbona harimo gutunguka umuntu w'umugabo ari maza nsanga